tutabona urubyaro. Twabonye urubyaro nyine twatwaye inda nyine byihuse pe, ariko hagati aho ngaho nyine zaje kugenda nabi. Muri icyo gihe nyine twatwaye inda ya mbere, bizaba ngombwa ko tumurera. Dutwara iya kabiri, nabyo ntibyaba ngombwa ko tumurera, ariko nyine uwa gatatu n'uwa kane birakunda. Rero turashaka kubabwira ubuhamya uko byagiye bigenda, buri mwana wese uko byagiye bigenda, kugira ngo bizagira aho zubaka. N'abafite nyine ibibazo nk'ibyo nabo bakomere. Ndashaka kugira ngo mbabwire ikintu nahuriye nacyo aho hantu. Icyo gihe hari muri korona, hari muri 2020, kubera ko twakoze ubukwe 2019 mu kwezi kwa 11 itariki 30, nzara muri 2020 mu kwezi kwa 7. Hari muri korona mbi iteye ubwoba. Utekereze ko icyo gihe nabyaye, naza ndwana n'ibise, ndwana no kubyara nambaye agapfukamunwa ngo bikunde, kubera ko nyine ari ahantu nari narwariye bwa mbere. Ndababwira ati ntabwo ndi bubategereze, mpita ninjira ngenda ku dutanda. Twageze kwa muganga ari saa 5 za nijoro, tuhagere tubyara saa 8 za nijoro. Twahageze saa 5 za nijoro, tubyara saa 8 z'ijoro. Icyo gihe umwana yari afite y'amezi 7 n'ubundi. Umwana yari afite amezi 7, yavutse adashitse. Umwana yavutse adashitse kandi avuka nyine yitabye Imana. Sohe kabisa. Yavutse yitabye Imana, tukava tukaja gusengera mu mahoteli, Oya, tubwira amakuru neza witonze. Tubwire Karuvari ico uhasengera yatangiriye muri hari hagana he? Aho yimukiye hari hagana he? Ahantu twasengeraga icyo gihe, ahantu nasanze basengera, ngiye kuko nayigiyemo nyine batangiye. Nasanze basengera hariya ahantu hariya kwa Rando, haruguru ya Polifamu, niho twasengeraga. Turasengera ngo buce, bigira nyine sinzi ibibazo byahabaye, sinshaka kumwinjiramo cyane. Buce tubona itangazo ku rubuga rw'ikanisa, baravuga ngo turaja gusengera muri Grand Legacy, iriya hoteli nyine. Ayo makuru kuri WhatsApp? Kuri WhatsApp? Duhita tujayo. Hari nkasanga hari kwa kangahe iryo tangazo mwaribonye ari nka ryari? Ndakeka ari nko kwa gatandatu. Turabashuje kandi tubaye ikaze kuri YouTube channel Kuramya TV1. Turi kumwe n'umutumirwa wacu, tukaba twabazanye umutumirwa wacu, yatangira atwibwira. Nitwa Ngabire Ange, ndi umusinzira w'umutimbwa, iwacu ni kuri Nyakirango, ku Ndondo. Amazina yanjye nayo ngayo, papa yitwa Mose Nkundabatware, iwacu ni ku Ndondo. Urakoze cyane. Iyi YouTube channel yacu twahisemo kubakorera content cyangwa kubazanira ibiganiro bijyanye n'ubuhamya ndetse n'amakuru y'abakristo ajyanye no gusubizamo intege abacitse intege, abantu nyine bagiye bahura n'ibintu bitameze neza mu buzima, kugira ngo n'undi wese ushobora kuba yarahuye n'icyo kibazo, iyi YouTube channel izamubere igisubizo mu buzima bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu twifuje kuganira nawe Ngabire, twumvisha amakuru y'uko hari ibintu byagiye bikubaho mu rushako rwawe, intambara zitandukanye, akaba ari amakuru nyamukuru utuzaniye. Ariko turashaka kubanza kubaza, kuko iyi YouTube channel ni y'abakristo, ni y'abayumbe. Ese wigeze usengaho, wigeze uba umuyumbe? Niba hari ibyakubayeho, niba warasenze, tunyuremo mu magambo ubitindemo, utubwire urugendo rw'ikiyumbe, kandi utubwire amakuru wumve utuje, yatubwire nta kibazo gihari kabisa. Ubuzima bwanje bwo gusenga nahereye aho hantu nyine mbabwiye ku Nyakirango,
niho twahereye dusenga, twatangiye turi abana bato cyane, dutangira gusenga nyine tuja mu butayu, twagiye gusenga ari umunsi ku cyumweru, nibwo twagiye mu butayu turi abana 6 b'abakobwa, turagenda turasenga umunsi wa mbere, turataha dusubirayo umunsi wa kabiri turasenga. icyo gihe wari ufite imyaka nk'ingahe? Nari mfite imyaka nka 14 gutya cyangwa 13. Nibwo twatangiye gusenga, tukazaza tuja mu butayu ahantu bita mu Bugonyora, tugasenga tugataha, nuko tugenda dusenga nyine aho hantu tuhagirira ibihe byiza cyane. Twarasenze icyo gihe, ibintu byinshi bigenda bihinduka, tugasengera nyine abantu bagiye batandukanye aho nyine muri ubwo butayu, ndetse no mu rubunga rw'iwacu muri Kadezi. Ahantu muri Kadezi, abantu bo muri Kadezi ndabasuhuje cyane bo kuri Nyakirango, kandi ndabakumbuye aho muherereye mwese, ndabakumbuye cyane. Kuri Nyakirango twahagiriye ibihe byiza cyane, ibihe byo gusenga, kandi nyine abantu biri haruguru bazasenga nyine bashyizeho umutima. Hari igihe twagendaga tukamarayo iminsi 3, iminsi 4 tudataha, abantu nyine batangira kuvuga ngo twabaye ibirara kubera nyine kuja gusenga cyane. Twakoze ibintu byinshi ku Ndondo, twarasenze, twagiye mu mavugabutumwa, twakaza tuhava tukaja ahantu bita mu Gitogo mu ivugabutumwa. Twakoze umurimo w'Imana mu buryo bukomeye, urugendo rwo ku Ndondo rwagenze neza cyane. Urakoze cyane. None watubwira uko wisanze mu Rwanda, watubwira urwo rugenzi, niba ari n'amakuru watubwira mu rugenzi rwo kuva muri Kongo wisanga mu Rwanda, hanyuma unakomeze utubwire ikiyumbe cyo mu Rwanda uko wagikomeje, cyangwa niba wanabiretse nibwo utubwire. Muri Kongo, navuye muri Kongo ndi muto, nari mfite nk'imyaka nyine nka 18 gutya. Ndaza nje ku ishuri, nje gukora exam nyine mu wa 6, biba ngombwa ko ntura nyine hano muri Kigali, abariho nza kuba. Twagize urugendo rutoroshe kuva nyine ruguru tuzi, twaje intambara zatangiye mu duce tumwe n'utundi. Ndibuka neza ko igihe twaciye ahantu, ntabwo twaciye ku Kirungu, twaciye ahantu bita mu Kajembwe, turakomeza ahantu mu ishyamba. Iryo shamba ntabwo mbyibuka kubera ko maze iminsi, ariko icyo gihe nyine hari umutekano mukeya. Haje Imana yaradufashije, dushika amahoro, turaza tugera i Buvira, dukora ikizame iminsi 3, ikizame kirangire nkomeza ndaza mu Rwanda. Urakoze cyane. Ubwo ugeze i Kigali, wasanze i Kigali hameze gute ugereranyije na ruguru iyo wari uvuye? Iki cyagutunguye kugera i Kigali? I Kigali naraje, mpageze nyine byabaje kunshanga kubera ko nyine umuntu yavuye ruguru akagera mu Rwanda, nyine ubanza gusigara ukaza wumva nyine bijyanye n'ibintu nyine uri kubona n'abantu uri kubona, ukazumva nyine sizi ukuntu bimeze. Ariko naje kubitora vuba bijyanye n'ahantu nagiye nsengera. Nahitiye ahantu bita ku Ruhuha, ni mu Bugesera, niho nahitiye. Turahasengera, dusengera mu rusengero rwitwa Serepari. Abantu bo muri Serepari ndabasuhuje cyane, aho bari hose ndabasuhuje, bumve ko ndabaramukije. Ngo tuve muri aho hantu ku Ruhuha, ndaza tuja ahantu hariya Kicukiro, naho twabashije kuba, kandi tugasengera mu rusengero rwitwa Pawa, ariko ntabwo nari umazemo igihe kirekire. Siyo yabagamo Healing? Healing aho yaririmbaga. Kandi iriya korali nayo nyikunda cyane. Abantu bo muri Healing ndabasuhuje cyane, ngo Imana ibamere umugisha, muza mumfasha. Tuve noneho icyo gihe nari mbana na musaza wanjye witwa Muhire, ngo buce turimuka tuva aho hantu twari tuba, twimukira ahantu bita Kaciro, hariya munsi ayo bita ku Gishushu nyine. Tuhageze rero biba ngombwa ko tuja gusengera mu rusengero rwitwa Karuvari.
Eh, urwo rusengero rero rwa Karuvali twahagiriye ibihe byiza cyane, twarahasengeye Imana, twarahakorewe ivugabutumwa, twararirimbye, twagiye mu mavugabutumwa atandukanye muri urwo rusengero, kuko ndibuka neza igihe twatangiye hari hariho cangamoto zikomeye. Hari igihe batubwiraga ati muze turasengera kuri uru rusengero, twese tukisangayo. Icyo gihe nicyo gihe batangiye nyine kuzaza bavuga nyine bino bintu by'insengero ngo ntibyujuje iki, nuko tukahava tukajya gusengera mu mahoteli, oya tubwira amakuru neza witonze, tubwire Karuvali icyo gihe uhasengera yatangiriye muri hari hagana hehe? Aho yimukiye hari hagana hehe? Ahantu twasengeraga icyo gihe, ahantu nasanze basengera, ngiye kuko nayigiyemo nyine batangiye, nasanze basengera hariya ahantu hariya kwa Rando, haruguru ya Polifamu, niho twasengeraga. turahasengera ngo buce, bigira nyine sinzi ibibazo byahabaye, sinshaka kumwinjiramo cyane. Buce tubona itangazo ku rubuga rw'ikanisa, baravuga ngo turaja gusengera ngo muri Grande Legacy, iriya hoteli nyine. Ayo makuru kuri WhatsApp? Kuri WhatsApp duhita tujayo. Hari nka sangahe, hari kuwa kangahe iryo tangazo mwaribonye? Ari nka ryari? Ndakeka ari nko kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu? Muri buje gusenga? Turi buje gusenga ku cyumweru. Gusa sindi kwibuka amasaha barishizeho, ariko mu gitondo twese n'abatari bafite amatike twese twisanzeyo, niho twahuriye aho nyine muri iyo hoteli yitwa Legacy. Kandi twageze dusanga ikanisa riruzuye, ibitangazo by'Imana. Nuko dukora nyine umurimo w'Imana uva muri urwo rusengero, ngo buce turahava kandi tuje ahandi, sinibuka neza ukuntu yitwa, ariko ni mu rundi rusengero nago twimukiyemo nago, kandi turongera turahisanga turi umukwiro. Turahava tuje aho bita hariya kuri ni amasengero menshi twagiye dusengeramo nyine, dusengera muri Karuvali hamwe sinkihibuka, ariko aho nasize basengera ni hariya mu Ntuzi kuri Nazareni, niho utaragera Nazareni mukiri muri ubwo butayu hatinde. Utubwire nk'abantu wibuka mwabanye muri ibyo bihe, uretse Apostle, ariko utubwire abandi bantu wibuka mwabanye muri ubwo butayu. Muri ubwo butayu twabanyemo n'abayumbe batandukanye, barimo Bamvuye Kure, barimo ba Mugabo, harimo Joasi, harimo Kazuba, harimo Benjamin, harimo ni benshi ntago nabamara. Uriya wagiye hanze Rukunda, n'aba David, ni benshi pe. Ndabasuje kandi aho baherereye, ndabakumbuye cyane kandi ndabakunda. Komeza utubwire amakuru ya Karuvali. Mugeze i Remera? Twaragiye icyo gihe tugere ngo i Remera, tubakorera umurimo w'Imana bifatika muri Nazareni. Habaye ibintu byiza kandi bikomeye, twakoreye umurimo w'ivugabutumwa hariya muri Nazareni nyine, niho twataramiraga gatatu, ni naho twasengeraga. Imana yagiye iduha ibihe byiza hariya muri rusengero cyane, kandi abantu bose bamama Kazungu ndabaramukije cyane, nabo aho bari twagiye tubana nabo cyane mu bihe byiza nyine byo muri Karuvali. Ni ikihe kintu abantu baza bakwibukiraho muri Karuvali waba wibuka? Ese haba ari k'izina bakwitaga wenda tutazi, cyangwa bari bakuzi kuki? Muri Karuvali ndasuhuza abantu bo muri Karuvali barimo Apotre, yari yaranyise akazina, kandi abantu bose bo muri Karuvali bari bazi ko ari ryo zina ryanjye. Akaza nyita ngo ni Nyagakobwa. Abantu bo muri Karuvali Nyagakobwa arabasuhuje cyane, ko niko kazina yari yarambatije. Twahagiriye ibihe byiza rero, twarasenze, kandi Apotre twamuramukije, nawe yagiye akora ibintu byiza bitandukanye ku buzima bwacu ndetse no ku buzima
bw'abandi bantu nyine dusengana. Mm. Mm. Wisanze Nairobi gute wakomeje hariya mwimukiye Kimironko cyangwa bimutse waragiye Nairobi? Bimutse naragiye Mm. 2018 Mm. nko mu kwezi kwa 10 nibwo nagiye Nairobi. Nagiye ngiye gusura nyine abavandimwe banjye, biba ngombwa nyine ko turanye, ariko nagiye mfite gahunda yo kugaruka. Nagiye mfite gahunda yo kugaruka, ariko nyine biba ngombwa ko turayo kubera ko abavandimwe banjye bose niyo bari bari. Mm. Maze kugeragayo biba ngombwa ko nubaka. Ndubaka, Imana yampaye urugo rwiza, Imana yampaye umugabo mwiza, Imana yampaye abana beza. Ubwo tukaba twinjiye mu gice cy'ubuhamya niko nabyita. Ubwo bijanye n'urushako, wabanza ukatubwira niba wenda fiyansaye yawe niba wenda yaratinzeho, ubikore nk'umunota umwe, ariko utubwire ku makuru y'umugabo wawe. Se wamubonye gute? Wifuza umeze gute? Fiyansaye yaje yagenze neza cyane. Sinshaka kubivugaho byinshi kubera ko hari umunsi tuzabivuga turi kumwe. Ariko fiyansaye yagenze neza, kandi Imana yampaye umugabo nyine nayisabye, kubera ko nyine nakazi nsenga Imana ngo nzamve umugabo usenga, kandi umugabo wanjye arasenga cyane. Rero ndumva ko nyine yampaye uwo nashakaga. Tubwire amakuru ko turabona uri kwifata. Tubwire ku bukwe, ubukwe bwawe bwagenze gute? Abakobwa mubwira ukuntu mwifuza ubukwe bwagenze gute, niki wishimira cyane cyabaye mu bukwe bwawe, ukanyuremo gato. Nairobi habaye ubukwe bwiza cyane. Nairobi habaye ubukwe bwiza, nagize ubukwe bwiza n'abantu benshi bagiye babivugaho nyine ko ubukwe bwacu bwabaye bwiza. Bwagiye bubamo udushya twinshi, hari harimo abayumbe benshi kandi beza nkunda, barimo bagwiyereka, hari harimo abantu nyine benshi batandukanye, bamuneza abandi bose benshi babaye mu bukwe bwanjye. Nyine ubukwe bwacu bwagenze neza cyane. Ikindi kandi akarusho, Apotre yoherejemo rikodi. Rikodi mu bukwe abantu bose baricara, iravuga baravuga nyine urugendo twakoranye, nyine ivugabutumwa. Rikodi turayitegera. Apotre Christophe yohereje audio mu bukwe bwacu, ari kuvuga nyine ukuntu twagiye dukorana ivugabutumwa, kandi iyo video yari imeze neza cyane, abantu barayikunze, nanjye narayikunze. Ngaho dukonjero ku buhamya, ari nacyo twari tugendereye cyane. Dukonjereho iminota mikeya, ibindi tuzabivuga muri pati ikurikiyeho, kubera ko umwanya watujanye, dore uko burira. Urugendo rwacu rw'urushako twaruhuriyemo n'ibintu byinshi bibi n'ibindi byiza. Twagiye duhura n'ibintu bitandukanye, dushakana nyine n'umugabo wanjye. Ntabwo hashize igihe cyinshi nyine tutabona urubyaro. Twabonye urubyaro nyine, twatwaye inda nyine byihuse pe. Ariko hagati aho ngaho nyine zaje kugenda nabi. Muri icyo gihe nyine twatwaye inda ya mbere, byaba ngombwa ko tumurera. Dutwara iya kabiri, nabyo ntibyaba ngombwa ko tumurera, ariko nyine uwa gatatu n'uwa kane birakunda. Rero turashaka kubabwira ubuhamya uko byagiye bigenda, buri mwana wese uko byagiye bigenda, kugira ngo bizagire aho zubaka. N'abafite nyine ibibazo nk'ibyo nabo bakomere. Twahuye n'ibibazo bikomerekeje imitima yacu, imitima irakomereka, ariko Imana iza kudusubizamo ihumure. Nuko rero byagenze ku nda ya mbere. Natwaye inda ya mbere, turagenda
ukwezi kwa mbere nta kibazo, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kane nta kibazo bibayemo, ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa karindwi. Ngo bigere mu kwezi kwa karindwi nibwo habayemo ikibazo, biba ngombwa ko tuja kwa muganga. Nuko tugeze kwa muganga, nyine abaganga barankurikirana, bagenda bankurikirana nyine ibibazo nyine bigiye bitandukanye. Baravuga ati reka uko bimeze nyine turabona twakuvura bigakunda. Baramvura ahantu bita babanje kuja Mikurinzi. Dushike Mikurinzi baravuga ati kubera ko inda ari ntoya ntabwo twokuvura hano, turakohereza aho bita mu Marusi. Baduha transfer tuja mu Marusi kubera ko nari mfite ibimenyetso nyine byo kubyara. Nuko tugeze mu Marusi rero biba ngombwa ko nyine bo baravuga ati turabona umwana nta kibazo afite mu nda, ati rero nta kintu twabikoraho, turakuvura, nidusoza kukuvura utahe ukomeze urerere umwana mu nda. Rero nk'ukuntu abaganga babivuze ntabwo ariko byagenze. Abaganga barabitubwiye, batubwira ko nyine biri bukunde, baramvura, bamare kumvura baradusezerera turataha. Twatashe ari kuwa gatatu. Icyo gihe inda yari ifite amezi angahe? Arindwi. Icyo gihe inda yari ifite amezi arindwi, ntabwo yari ishitse. Niyo mpamvu bashatse kuvuga ngo batugire nyine turerere umwana mu nda kubera ko igihe cyari kitaragera. Nuko rero turataha, badusezere nyine bavuye, bahagaritse ibise kubera ko nari nagize ibise. Barabihagarika baravuga ati umuntu uracafunze, uracafite amahirwe yo kurera umwana mu nda. Ariko ntibyabaye amahirwe nyine kuko abaganga babitubwiye, nta mahirwe twagize nyine yo kumurerera mu nda. Twaratashe ngo tugere ku wa mbere, twatashe ku wa gatatu. Ku wa mbere nimugoroba saa 12 umugabo avuye mu kazi, numva ibise biramfashe, kandi ibise biramfata n'ibindi bimenyetso nyine byinshi nyine bigaragaza ko umuntu agiye kubyara, nabyo biragaragara. Nuko umugabo ashike ndamubwira ati ndumva bitameze neza, dusubira kwa muganga. Dusubira kwa muganga, yewe ahantu ha Nairobi, ndagira ngo mbabwire ko Nairobi bakira abantu neza, ariko ahandi nyine ntabwo bakwitaho nk'uko bikwiriye. Kuko nagezeyo, ngereyo barambwira ngo nije ku murongo nyine ngo baje kumpima, kandi ndi kumva nyine umwana nyine ari ukuntu nyine ngiye kubyara nyine. Bwari ubwa mbere ariko narabyumvaga. Ndababwira ati jewe ukuntu ndi kwiyumva ntabwo ndi buje ku murongo ngo bikunde, kubera ko nyine ari ahantu nari narwariye bwa mbere. Ndababwira ati ntabwo ndi bubategereze. Mpita ninjira ngenda ku dutanda. Twageze kwa muganga ari saa 5 za nijoro, tuhagere tubyara saa 8 za nijoro. Twahageze saa 5 za nijoro, mbyara saa 8 z'ijoro. Icyo gihe umwana yari afite amezi 7 n'ubundi. Umwana yari afite amezi 7, yavutse adashitse. Umwana yavutse adashitse kandi avuka nyine yitabye Imana. Sohe kabisa. Yavutse yitabye Imana kubera ko nyine uwo munsi nyine twagiye numva nyine kera umwana yamanutse atakiri no gutera mu nda. Nuko noneho tugere kwa muganga rero, nagiye kwishakira ibitanda jenyine. Ngo mpagere, abaganga barambwira ngo ntabwo ngo ugiye kubyara, ngo ntabwo ugiye kubyara, ngo nushake ngo ugiye kugenda, ngo kubera ko niyo nda yawe ngo ntabwo irageza igihe cyo kuvuka, kubera ko nyine nari nahivurije neza. Niki cyakubwiraga yuko wumva ko ushobora kuba ufite ikibazo wenda cy'umwana cyangwa cy'umuntu? Njyewe icya mbere umwana ntabwo yarimo aratera neza, ariko abadogiteri nababaga bakambwira ngo umwana ngo yahunze imiti, ngo yahunze imiti, ngo hari ukuntu umwana azahunga imiti ngo ndatere. Nuko basobanuriraga, ariko njyewe
kumva ni ikibazo kubera ko umwana ntari gukina mu nda, ikindi kandi nari mfite ibimenyetso nyine binyereka ko hari ikintu nyine kidasanzwe no mu nda nyine hari ukuntu numvaga umwana yamanutse. Nuko rero aho ngaho muri icyo cyumba aganiramo imibu yahambiriye imibu yarandiye, umugabo akampamagara kuri telefone akambaza ati ese bimeze bite, akamubwira ati yewe jewe imibu iranyishe, akambwira ngo ese kurumva imibu n'ububabare ufite bijanye n'ukuntu nyine yari yanjanye imeze nayo imeze nabi cyane, ndamubwira ati ndamufite ububabare ariko nyine n'imibu ndi kuyumva. Nuko rero twagajeje ayo masaha ya 8 ndabyaye rero dusangaga umwana yavutse atari muzima. B'abadogiteri rero bazize hahandi, ikintu cyantangaje baje bari kumbwira ngo baje bari kumbwira ati kandi bari banze kukwakira, kandi bari banze kunyakira, barambwira ngo sindi hafi kubyara, barambwira ngo nyine ngo ndindaje ngo nta nubwo irageze igihe. wowe winjiye mu bitaro tuja ku gitanda, ugeze mu bitaro tuje ku gitanda kubera ko numvaga nyine ngiye kubyara, ntabwo nari nzi ariko narabyumvaga kumva nyine ntabwo umwana akiri mu nda. Nahise nja ku bitanda rero baraje ngo se ngufishi leta ntafishi, numvaga nyine nakomerewe, nahise nza ku bitanda nyine ndabyara. Rero urugendo rwacu rw'uwo mwana ntabwo rwagarukiye ariko icyo gihe ndashaka kugira ngo mbabwire ikintu nahuriye naco aho hantu. Icyo gihe hari muri korona, hari muri 2020 kubera ko twakoze ubukwe 2019 mu kwezi kwa 11 itariki 30, nzara muri 2020 mu kwezi kwa 7. Hari muri korona mbi iteye ubwoba, utekereze ko icyo gihe nabyaye naza ndwana n'ibise, ndwana no kubyara nambaye agapfukamunwa, nahavuye nahiye, amazuru yose yahiye, nahiye nyine kubera umwuka nyine ndi gusohora umwuka ugaca mu mazuru nyine. Igihe cya korona cyadusigiye ibintu bibi cyane, nahuriyeho n'ibintu bibi cyane muri icyo gihe kandi utazibagirwa mu buzima bwanjye. Urugendo rwacu rero rw'umwana wa mbere nuko rwagenze, twahavuye nyine umwana yarangiye. warakomeye kabisa. wowe kuravuga aya makuru ubu ndashaka gutekereza kuri guseka. ese bivuze ngo warakomeye, niyo mpamvu uri gukomeza n'abandi? Ndi kubakomeza cyane kubera ko Imana yangiriye neza, ubu nyine mfite abana kandi beza cyane, niyo mpamvu ndi guseka. Ariko hari ibintu byinshi nahuriyemo nabyo by'ico gihe, nagiye mpura n'ibintu byinshi nyine bitandukanye muri ico gihe nyine cyo kugeza muri ico gihe cyo kugira umwana. No mu bitaro nahuriyemo n'ibintu byinshi kuko nta muntu wari wemerewe kwinjira mu bitaro, warabyaraga wamara ugasohoka gufata ibiryo hanze. Umugabo atari yemerewe kugera mu bitaro ndetse n'abagwaza ntabwo bari bemerewe kugeramo kubera korona. ese dusubiye inyuma gatoya, mu rwego rwo gufasha abari kudukurikira, umaze kubyara abaganga bakubwiye gute? wasanze umwana yari amaze nk'iminsi wenda atameze neza mu nda cyangwa yapfuye uri kubyara? Byagenze gute? Ukuntu byagenze, abaganga bambwiye ko umwana nyine yari yapfiriye mu nda, ntabwo yapfuye ako kanya ari kuvuka, kubera ko nyine nanjye mureba nyine nabonye ko aho hari umwana nyine wapfiriye mu nda. Nyine je naketse ko uwo munsi badusezereye wenda muri ibyo bihe ari byo umwana yapfuyemo, kubera ko ahantu je nabonye ko bandagaranye muri ibyo bihe nyine nagize nagwaye mbere. Twagiye kwa muganga nyine amazi y'umwana nyine yose ashiramo, tugera kuri ibyo bitaro ngo ni mama Rusi, baravuga ngo barambwira andi mazi, baravuga ngo ndacafite amahirwe yo kurera umwana mu nda, bantera ngo yandi mazi kubera ko nyine amazi yari yagabanutse, bantera ngo ayandi mazi.
ariko jewe nahise ntekereza ko ari aho ngaho umwana yapfiriye. Natekereje ko ari aho umwana yapfiriye kubera ko tuvuye mu bitaro, tukiri mu bitaro umwana yarateraga, ariko tubivuyemo nta n'umunsi umwe washize cyangwa iminsi ibiri nahise numva ko umwana tugiye akina mu nda. Twari dufite nimero z'umuganga, turamuhamagara tumubwira ko turi kumva umwana atari gukina neza mu nda. Umuganga akatubwira ngo hari igihe ngo baza bihisha imiti, nuko yatubwiye ya miti yongera amazi, bari bateye yo kongera amazi n'indi bari bateye yo guhagarika ibise, nyine bari bateye imiti myinshi, bamba n'indi ngo yo kunywa, bari bambaye imiti myinshi cyane. Ariko mubajije arambwira ngo hari igihe umwana ngo azahunga imiti. Naho kumbe kera umwana ni nkaho yari yapfiriye kera mu nda. Ndumva bikoze ku mutima cyane, bigoye, birababaje cyane. ngaho bwira ijambo wabwira nk'umuntu uri guca mu bihe nk'ibyo dusoza kugira ngo twe kuruhuke. Umuntu uri guca muri ibyo bihe agira ngo bihangane, utakura Imana idakura. Nzagenda mubwira ubundi buhamya bw'umwana wa kabiri nawe yaje kwitaba Imana, mbabwire nyine n'abandi bana afite nabo uko byagenze. Nahuyemo n'intambara nyinshi zitandukanye z'amagambo.